Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Kigali Tube ndetse wanakanze n'akazogera kugira ngo tuzagira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Uyu munsi inkuru ngufitiye ni inkuru itangaje, ni inkuru idasanzwe ifite ahantu ihuriye na Nyarwaya Inosa cyangwa se Yago. Njya nkunda kumwita umunyamakuru w'abanyarwanda, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ni inkuru itangaje kubera ko umukobwa yagiye kuri televiziyo ararira aryama hasi ngashaka Yago. Ndibuze kuwereka amashusho, ni inkuru itangaje cyane, noneho ndibuze no kukubwira ukuri kwayo. Ese iyi ni prank cyangwa ni ibintu byanyabyo? Kuri YouTube hasigaye habera ibintu byinshi cyane, ariko amakuru ndayafite. Ese iyi ni prank cyangwa ni ibintu byanyabyo? Wowe bana nanjye uri buze kumenya ukuri kose, ariko mbere gukomeza n'inkuru yanjye, reka mbanze nkubwire company imwe rukumbi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu minsi mike kandi ku biciro biri hasi cyane. Bacuruzi namwe banyenganda mushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abacuruzi mushaka gutumiza ibicuruzwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba kontineri cyangwa se mu buryo bwa groupage, abashaka kwimuka muva mu Rwanda mujya imahanga mugatwara ibikoresho byanyu, abantu bashaka kwimuka muri imbere mu gihugu, abantu bakeneye ababafasha kudedwana ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo, platnumz international irahari ku bwanyu. Uramutse ubakeneye wabasanga aho bakorera, ni hafi ya convention center, ni mu mujyi wa Kigali birumvikana, ku nyubako izwi nko kwa Police Den, naho Star Times ikorera, cyangwa se ukabahamagara cyangwa ukabandikira kuri 0788355577, ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Ari nako nkomeza n'inkuru yanjye. Ni inkuru ya trendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter, Instagram, kuri YouTube. Umukobwa aryamye hasi cyangwa se ari kurira cyane, yicaye no hasi avuga ngo nge nshaka Yago, nshaka kubona Yago, ntabwo ndava hangaha ntabonye Yago. Byatunguye abantu benshi cyane, ariko mwese murabizi ko Yago n'umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba hari umuntu wamukunda mw'ubwo buryo ntabwo bitangaje, ariko uri buze kubona cyangwa se uri buze kumenya ese iby'uyu mukobwa nibyo cyangwa ni prank. Hari ukuntu ibintu byo kuri YouTube bisigaye biba abantu bishakira views, gasanga bari guprankinga bakora ibintu bigiye bitandukanye bitari real cyangwa se bitari ukuri, ariko iby'uyu mukobwa nakubwiye ngo bana nanjye uri buze kumenya ukuri kose. Hanyuma reka mbanze nkwereke amashusho. Ni umukobwa witwa Fanny, umukobwa w'inzobe, urahita umubona. Ni umukobwa rero wagiye ku kinyamakuru cya The Choice Live, hanyuma aryama hasi ngo ndashaka Yago. Reka mbanze nkwereke amashusho, nibuze kugaruka nkubwira ukuri kose kwibi bintu. Ntabwo narije. Icyo nabwira Yago nuko mukunda cyane. Kandi yagira umutima mwiza, arafasha. Nagasanzwe muri make n'umusore mwiza. Bengi nagaru kurya hiti. Kuko wenda ziravuga ngo Yago ndi kumuriraho hiti. Mbere ya kamera nagiye magera curo nyinshi. Ako nagaru byo benzanye. Ngiye gushaka Yago byonyine. Kene uko marambabara umunshakire pe. Iki? Umunshakire. Zikubira ibikiri. Ntugushakire. Oya se wirira kandi mukabyara. Wirira sister we. Wirira. Yago ni ukurije gutse. Nuguri nshaka Yago. Oya buretse wirira. Niyo kuri kunshinenge ngo nagakoreranga kandi mbizi neza kabayirirwa nyinamwe. Ntandi kwisi bari gushaka ibiganiro, byo bari gushaka ibiganiro byari guhiga. Ngamumamagariye ndundi ndabizi muri inshuti. Nigucara ntago mabara gataje nge. Nondo fano ya gataje. Ibyo kugira kugira comedy we. Nangari comedy n'ukuri bifata nk'ibyanyamye. We nawe uzikora ukunda bimera, abantu benshi barambabaje ahongo. Aziko nazongera gukunda ariko n'ukuri Imana. Kundebye ngo buri munsi barumva mushaka. Ubwo si icyizere cyo gukunda umukobwa mwiza yagikura icyo. Atabonetse se ngo mukunda ndagenda.
basi rero tutakundana yuko basi nkamubona sibyo yose nagarukundana nawe basi nkamubona byonyine bya bihagije reka ifoto yose kanyikwereke ifoto ndayifite muri telefone yanjye ifoto ndayifite yago reka nyikwereke ngiyi sinayibuje niyanjye siri kubona ese ibintu byafashe indi ntera ni ukuvuga ngo wafashe ifoto yawe uyihuza n'iyawe urusoro ukunda kenshi ntabwo nari twongera gukunda mu buzima hari benshi barambabaje ariko ni ukuri ntabwo nabyizera ko mfite amakuru se ko ashobora kuba afite umukobwa bakundana ngo urumva bizabigenza ute ngo ki ko mfite amakuru ko afite umukobwa bakundana oya uwo mukobwa ntabwo nabyizera gusa yabinkorana kandi nasanga atakuzi uko uba murenganya neza kubeki wagerageza wihangane ndakiyobora n'icyo kiganiro ndetse mumamagaye ndakwinginze sinkwinginze basi mumamagariye n'uri kw'Imana uwo mukobwa nk'uko nabikubwiye yitwa Fanny yagiye kuri The Choice Live hanyuma bimwe mu bibazo bamubajije bwa mbere bamubajije kuri tatouage afite ku kaguru ke k'iburyo hanyuma avuga ko hari umuntu wamubabaje ashushanyaho umutima hanyuma utundi duce adushyira ku ruhande avuga ko hari umuntu wamubabaje hanyuma agatuma ashyiraho iyo tatouage. Umunyamakuru yahise amubaza ati ese ninde muntu wumva waza akongera akagukunda uwo mutima washenjaguritse ukongera ugasubirana? Umukobwa nta nubwo yigeze atinzamo ahita avuga ngo ni Yago. Abantu bari buze kureba ikiganiro bari buze kuba bamenye ukuri kose, hanyuma nawe tubwire iki ni ikiganiro nawe ugomba gutangaho ibitekerezo. We tubwire urabibona ute? Ese ibi ni ibyanyabyo cyangwa ni prank? Uze kandi no kwitegereza neza mu maso h'uyu mukobwa witwa Fanny wakoreye ikiganiro kuri The Choice. Uze kumwitegereza neza umurebe. Ese koko yarari kurira nyakurira? Icyo ni ikindi. Hanyuma ikindi nshaka ko mujye kureba ikiganiro cyose kuri The Choice Live, niho icyo kiganiro kiri, muve mu kirebe gitangira kugeza kirangira. Nabizi neza muri buze kumenya ukuri. Noneho ujye no mu bitekerezo byagiye bitangwa n'abantu bagiye batandukanye. Benshi bati iyi ni prank, benshi bati barashaka kurira hiti kuri Yago kubera ko Yago ni izina rinini. Yago amaze kuba umuntu munini cyane, umunyamakuru ukunzwe cyane, uri mu bambere bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibikorwa byinshi agenda akora. Numwe mu banyamakuru bafasha cyane, bagafasha bababaye, ubuzima bugahinduka mu buryo bugaragara cyane. Ngira ngo muribuka Inyogo ye, muribuka Gihozo Smart Girl witwa Yakamwana. Yago yaramufashije bishoboka. Muribuka ko hari umuryango aherutse gufasha mu minsi yashize y'umuntu wacitse ku icumu. Yago arafasha cyane, rero amaze kuba n'izina rinini cyane ku buryo umuntu yamuriraho hiti bigakunda. Ibi rero niyo mpamvu abantu bakomeje kuvuga ko iyi ari prank. Iyo mpamvu abantu bakomeje kuvuga ko ibingibi atari ibintu byanyabyo. Mu yandi makuru kandi nababwira yenda na Yago akunda kubyivugira mu biganiro bigiye bitandukanye. Yago afite umukunzi witwa Rudakangwa Charlie Esther, n'umukunzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'umukobwa mwiza cyane, mukobwa muremure ufite inyinya, mukobwa mwiza cyane, aba muri state ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'umukunzi wa Yago bamaze n'igihe kirekire bari mu rukundo. Urumva ko rero Yago ameze neza cyane mu rukundo, akundana n'umukobwa nk'uko nabikubwiye witwa Rudakangwa Charlie Esther. Yitwa Charlie Esther kuri Instagram, yitwa Charlie Esther _19. Niyo ugiye muri biography y'uyu mukobwa ukundana na Yago, hari inyuguti eshatu zihera NIY cyangwa se nyarwaya inosa Yago. Nujya muri biography y'urahita ubibona, urahita usobanukirwa n'ukuri. Ngira ngo ayo niyo makuru nari ngufitiye. N'umukobwa warize cyane, wabiciye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu bibaza niba ari ukuri, ariko benshi bari guhuriza ko kuba ibingibi ari prank ikomeye cyane kugira ngo babone ama views. Ahubwo ukibaza ese koko ibingibi byari bikwiye gukorerwa none no ku kinyamakuru gikomeye nka The Choice?
kubera ko mu ma YouTube channels akomeye cyane mu Rwanda The Choice nayo iri muri YouTube channels zikomeye cyane. Hanyuma ayo niyo makuru nari ngufitiye, reka nizere kumeze neza cyane. Hanyuma reka nubundi nkubwire ya company yitwa Maritime International, ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Abacuruzi bashaka gutumiza ibicuruzwa byabo imahanga cyangwa se abashaka kubyohereza imahanga byose byagenda neza cyane. Abashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga, abashaka kwimuka bari imbere mu gihugu, abashaka ababafasha kudedwana ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo, bagana Maritime International. Bafite n'izindi service nyinshi cyane, uramutse ubakeneye wabasanga aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ku nyubako izwi nko kwa Police Deni, aho ngaho niho wabasanga. Hanyuma ushobora no kubandikira cyangwa ukabahamagara kuri 0788 3555 7 ubundi bakaguhereza service nziza cyane, ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwe kwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwe kwishimwe 13, naho wajyeho ukankurikirana. Hanyuma mwifurije ibyiza byose, imigisha Uwiteka atanga ikugereho. Komeza kugira umunsi mwiza cyane.